igihugu cy'u Rwanda kivuye kure pe, kivuye kure, cyaranambye, cyarakubititse, ariko kiranga, cyanga gupfa completely, cyanga gupfa, kiranamba, kirakira. Iri zuka ry'iki gihugu cyacu rero ntabwo rikwiye kuzapfa ubusa, kuko cyarapfuye kigira kure. Abenshi amateka turayasoma, abandi barayaza, abandi ntibayaza, ariko iyo ufashe na make cyane ufite icyo yigiraho. Iki gihugu cyacu Narcisse yatubwiye ko cyakize ubucakara kubera ubuyobozi bw'icyo gihe bwakundaga abaturage. Igihugu cyacu gukira ubucakara, niyo mpamvu muri aka karere dutuyemo abanyarwanda nibwo bwoko bwinshi cyane kandi butsindagiye ahantu hamwe, kubera ko ntabwo bwacurujwe mu gihugu cyacu gisigara gusa. Ubwo ariko ibyo ntibyarambye kubera ko haje abagisenya. Mwibuke ko igihe kimwe u Rwanda nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatatu, aho ingabo zitwaga iz'u Rwanda zari zarafatanyije n'Abatage kurwanya Abongereza n'Ababiligi, zatsinzwe. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda ziracibwa completely, nta ngabo y'u Rwanda yongeye kubaho. Mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatatu twayobowe n'Andi, twayobowe n'ingabo zitwaga Force Publique. Force Publique yari igizwe n'Andi, yari igizwe n'Ababiligi n'Abazayire n'Abakongo. Nizo ngabo zabaye ingabo z'u Rwanda kuva 23 kugeza aho ingabo za mbere z'u Rwanda zabereyeho muri 63 nyuma y'imyaka 40. Urumva igihugu kugira umutsi unambye, kandi ubwo iyo myaka tuvuga twebwe politike gusa y'amacakubiri y'indangamuntu bazanye muri 32, Hutu, Twa, Tutsi, kwigisha amacakubiri kugera 59 byo Narcisse yatubwiraga. Icyo gihe cyose igihugu cyariho cyitwa gisogotwa, gicibwa intege, ariko cyanga gupfa. Bigera 59 ibyabaye nabyo twabiganiriwe hano. Jenoside yakorewe Abatutsi 94, noneho bibarurangiza. Ubwo igihugu cyagombaga gupfa burundu, ntongere kuba igihugu cy'u Rwanda. Nta mahirwe u Rwanda rwari rufite rwo kongera kubaho nk'igihugu nyuma ya 94. Ntabwo amahirwe yari ahari na gato. Twababibonaga, babibonye muri Kigali mu guhagarika Jenoside. Hari iki usibye imirambo, imisozi y'imirambo. Imisozi bavuga imirambo igize imisozi yaboze, abarayibishwe, imbwa zabyibushye zingana gasi, injangwe zabyibushye zingana gasi kubera kurya abantu. Ibi bisiga byitwa inkongo by'isi yose, ku isi yose byari byaravuye ku isi binukirwa n'abantu, byose byari byuzuye aho ngaho. Muri make niyo yari ishusho y'u Rwanda. Icyo ntabwo ari igihugu cyagombaga kuvamo iki gihugu tubona uyu munsi. Rero uko byakozwe n'uko byagenze ntabwo bikwiye gupfushwa ubusa. Aya mahirwe yabonetse nyuma y'imyaka 30, tukaba dufite igihugu gisa gutya, kiyobowe gutya, gifite abantu bafite imyumvire imeze gutya, gifite intego yo gutera imbere. Ntabwo byapfa ubusa duhari, kuko ubu aho tugeze amahirwe dufite ni amahirwe yo gutera imbere. N'ibindi bihugu byose byateye imbere. Ntabwo bavuga gutera imbere byo kuvuga ngo nubatse akazu keza, naguze akamodoka, nagize gute. Gutera imbere nk'uko ibihugu byose bikize bimeze, nk'uko Ubuyapani bumeze, nk'uko Korea y'Epfo imeze, nk'uko Malaysia imeze, nk'uko Indonesia imeze. Birashoboka uhereye aho twari turi 94 ukabona aho turi uyu munsi. Dukomeje muri iyo nzira, bishimangirwa n'imyumvire myiza irimo kubaka ubumwe, umutekano,
tugakomeza kwita ku rubyiruko rwacu tukarwigisha narwo rukumva uburemere bwo guteza imbere igihugu. Nta cyabuze iki gihugu cyacu kuba paradizo, ntabwo bishoboka, nta cyaduhagarika. Uyu muvuduko tuwukomeje gutya n'imyumvire myiza byose birashoboka. Nari mvuze ko mu mwanya nk'uyu nguyu, kuko buri gihe umuntu aba ari mu kazi kenshi ukibagirwa ibintu bimwe ukagenda ubyibagirwa cyangwa ntubire umwanya, ariko rero iyo wicaye nk'aha nibwo usubiza amaso inyuma ukareba aho umuvuye. Jyewe mpamya ko imbarutso nyamukuru y'ubumwe bw'Abanyarwanda uko yaje, mpamya ko yaturutse 1994 nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyemezo cyafashwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyuma y'aho ingabo zatsindiwe zari zishyigikiye Jenoside, zari zifatanyije n'interahamwe zica abaturage zigahunga zikajya muri Kongo. Abatarahunze uwo munsi itariki 4 z'ukwa karindwi 1500 ntibahunge bakahasigara umunsi basaga inkotanyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akavuga ati nimubakira, kandi nimubakira nimubinjize mu ngabo. Icyo ntabwo ari igikorwa kuri uwo mwanya muri icyo gihe cyari gukorwa na buri muntu wese. Natwe abari mu nkotanyi ntabwo ariko twabyumva. Erega aba bantu twari twararwanye guhera 90 twicana umunsi ku munsi bapfa dupfa. Nta rukundo rwari ruhari, nta n'icyagaragazaga ko hagomba kuba ubwumvikane. Ariko icyasumbaga byose ni igihugu. Ntabwo ari imijinya mufitanye, ntabwo ari byo ngo mutabana si igihugu kirajya hejuru, kirabi cyane. Ariko kuva icyo gihe abo basirikare 150 nyakubahwa Perezida wa Repubulika akavuga ati nimubashyire mu ngabo, mubarekere amapeti yabo bari bafite, mubashyire mu myanya buri umwe akwiye, kandi mukorane nabo, kubera ko icyo tubona ni u Rwanda aho rugana. Ntabwo tujya mu nzigo, ntabwo tujya inzangano aho zagejeje igihugu murahabona. Kuva icyo gihe ngira ngo n'abaturage bose babonye ko abantu kongera kubana neza ko bishoboka. Zero Cago yavuze intambara ya hano yo mu majyaruguru. Intambara y'igicengezi buriya yatangiye mu majyaruguru, nibo bayitangiye mu majyaruguru hano. Ariko icyo navuga nuko abantu bo mu majyaruguru nibo barangije intambara y'igicengezi. At least ibyo navuga ko barayitangiye, barayishyigikira, barangije ubwabo barayirwanya, barayitsinda. Byagenze bite? Byagiye kugera mu 1999. Icyo gihe ingabo z'igihugu byari 52,000. Tugiye kureba mu mibare dusanga urubyiruko rwari abacengezi n'abari abasirikare ba kera bamaze kwinjizwa mu ngabo dusanga ari 36,000. Murabyumva? Kandi abo bari abacengezi bose bavaga muri aya majyaruguru. Ni ukuvuga ko muri 1999 abasirikare bari abakera ushyizemo n'abacengezi mu mibare baruse abasirikare b'inkotanyi. Abo ngabo hamwe nibo barwanyije igicengezi baragitsinda. Murabyumva aho ngaho? Murumva u Rwanda aho rwavuye. Ibyo se byashobotse bite? Byashobotse kubera politiki nziza, kubera ubuyobozi bwiza, ariko byashobotse no kubera ko politiki nziza ireba kure ikavuga ngo aba bana b'abantu mureba, aba bana b'abacengezi ntabwo ari bo, nta nubwo ari bo kibazo. Aba ngaba ni abana bashukwa. Aba bashuka ni abayobozi bafite ingengabitekerezo
yo ku rwego rwo hejuru, ariko aba bana batoya nta kibazo bafite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tujya kubavanga, kubazana kubakura mu gicengezi tukabazana tukabashyira mu gisirikare, yaravuze ati aba bana ntabwo ari babi, ati nibananirwa gukora igisirikare ni mwe muzaba mubaye babi, ntabwo ari ati kuko aba ni abana nk'abandi bose. Icyo bigishije, icyo bakoresheje nicyo babikora, kandi koko niko byagenze. Iyo mvuze rero ko intambara y'igicengezi yatangira mu majyaruguru, ishyigikirwa n'abaturage ariko itsindwa n'abaturage. Abaturage nibo bayirangije bafatanyije n'ingabo. Abaturage rero aho bava bakagera, abaturage nta kibazo bagira. Abaturage ni abantu beza cyane. Twebwe abayobozi ni twebwe tubaterwa. Ubwo tubaterwa byasubiyemo kenshi cyane hariya mu ngamba zafashwe. Izo ngamba bagiye bafata mu myanzuro bavuga ngo twebwe tube bandengereho. Ibyo dukorera abaturage niyo yabivuze, kandi turemeranya cyane kuko ni meya ukunda kumanuka kujya mu baturage. Nanjye ngizwe imbone ya Burera, nabanje kubazana meya uri ameze ati akora ati barambwira bati hari umukobwa aratyara imbaraga, aramanuka akajya mu baturage. Ibi ni ibiro byo gutekererezamo, ariko ibiro byacu nyabyo ni hariya hepfo, ni ku muturage. Ni ku muturage, kumenya umuturage yaramutse ate, yaraye ate, aratekereza ate, arakora iki, ejo he hazaza hameze hate. Umuturage ukamwerekera ukamuba hafi, ntabwo ashobora kugutenguha kuko nawe aba bifitemo inyungu. Kandi rero nta cyatunanira, kubera ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwubatse ku buryo budadiye bugenda bukagera hasi ku muturage, kuko nta hantu na hamwe wagera ngo ube umuyobozi, kuko burubakitse ku buryo bugera ku muturage wo hasi. Ni ukuvuga ko ibyo tubatekerereza n'ibyo tubakorera bimanutse muri ubwo buyobozi byabageraho, kandi byabageraho bigahindura ubuzima bwabo. Rero abanyaburera turi kumwe, aho muzangenera hose mwagize ibiganiro nk'ibi cyangwa kandi kazi, rwose ndahari. Ariko mu gihe ntabwo nkunda ibizarira bihagarara. Burera ubushize ndabyibuka turi mu nteko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika baravuze ngo Burera yabaye iya nyuma, ati cyabiteye ndakizi. Murabyibuka? Yavuze ko byatewe na kanyanga. Sinibaza ko abanyaburera mwese mu makanyanga, ariko bakeya bagenda babuze izina ryacu, nabyo tugomba kubirwanya. Hari byinshi cyane abanyaburera bakora bikajya ku isoko ry'u Rwanda, bikajya ku masoko y'abaturanyi, abaturage bacu bagatera imbere kandi bagakira. Ni iryo terambere rero dukeneye, ntabwo kugira umutekano, kugira ubumwe tukagira gute. Iyo hajemo ubukene, niho ubukene buriya butera indwara nyinshi cyane, umwiryane y'ibintu byinshi. Ariko iyo abantu bameze neza, bakize, bakira no ku mutima, baba bafite na byinshi byiza byo gukora, ntabwo batekereza nabi. Ibyo dukora byose rero dushyira imbere guteza imbere abaturage bacu. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.